Ndabizi ko ushobora kuba uhuze ariko wakumva ibyo Yesu akubwira. Nurenga iyi video utumvisha ubutumwa. Yesu aravuga ati, mwana wanjye ninjye wakuremye, ndi inshuti yawe, nkukunda urukundo rutagira akagero. Naguhisemo mbere y'uko isi iremwa, nkwita izina, uri uwanjye ndi uwawe. Izina ryanjye ni Yesu Kristo, ninjye mucunguzi wawe. Nabambwe ku musaraba kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe byose, kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Ibyo urabizi, ariko bisa nkaho wirengagije byose nakoze ku bwawe. Bisa nkaho uri kujya kure yanjye, bisa nkaho uri gukurikira inzira zawe. Yesu urajya aho unsize. Ibuka, nijye nzira, ukuri ndetse n'ubugingo. Uri kujya kure yanjye ukanyibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Sinzatuma ugenda wenyine. Iteka nabaye iruhande rwawe, nkwitaho, nkurinda, nkuha ubufasha wari ukeneye, nkuyobora inzira zigana ku byifuzo byawe. Nagukoreye ibitangaza mu buzima bwawe, ariko ntiwigeze wibuka ko ari njye wabikoze ngo nibura unshimire ku bwa byose nagukoreye. Mwana wanjye, nkeneye kugaruka mu rugo. Niba ubu butumwa bukugezeho, reka ngusabe ikintu kimwe. Andika muri comments ijambo uti Jesus, ubundi ukoreshe ya ino video ku nshuti zawe.